Zaburi ya 41. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda mukize, kandi azahirwa ari mu isi, kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, ni wowe umubyukiriza uburiri iyo arwaye. Naravuze nti, Uwiteka umbabarire ukize ubugingo bwanjye kuko nagucumuyeho. Abanzi banjye banyifuriza nabi bati, azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane? Kandi umwe muri abo iyo aje kunsura aba ncunga, umutima we ukiyuzuriza inama mbi, agasohoka akabivuga. Abanyanga bose bamvugira mu byongorerano, bangira inama zo kungirira nabi. Bati, indwara ikomeye imubayeho akaramata, none ubwo araryamye ntazabyuka ukundi. Kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga nagaburiraga, niyo imbangiriye umugeri. Ariko wowe hoho Uwiteka umbabarire umbyutse, kugira ngo mbiture. Iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira, ni uko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Kandi jyeweho unkomereza gukiranuka kwanjye, kandi unshyira imbere yawe iteka ryose. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ahimbazwe, uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Amen kandi amen. Igice cya kabiri cya Zaburi. Zaburi ya 42. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya bene Kora, yahimbishijwe ubwenge. Nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati, Imana yawe iri hehe? Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima, ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana, tugenda n'ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Mana yanjye, umutima wanjye urihebye, nicyo gituma nkwibukira mu gihugu cya Yorodani, no ku misozi ya Herumoni, no ku musozi wa Mizari. Imyuzure ihamagaranisha guhorera kw'insumo zawe, ibigogo byawe n'umuraba wawe byose birandengeye. Uwiteka yantegekeraga imbabazi ze ku manywa, nijoro indirimbo ye yari mu kanwa kanjye, niyo nasengeshaga Imana y'ubugingo bwanjye. Nzabaza Imana igitare cyanjye nti, ni iki gitumye unyibagirwa? Ni iki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Abanzi banjye bameze nk'inkota iri mu magufwa yanjye, iyo banshinyagurira bakiriza umunsi bambaza bati, Imana yawe iri hehe? Mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Zaburi ya 43. Mana, uncire urubanza, umburanire n'ishyanga ritagira imbabazi, unkize umuriganya n'ikigoryi, kuko uri Imana y'igihome kinkingira. Niki cyatumye untakure? Niki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Nukohereza umucyo wawe n'umurava wawe binyobore, binjyane ku musozi wawe wera no mu mahema yawe. Maze nzajya ku gicaniro cy'Imana, ku Mana niyo munezero wanjye n'ibyishimo byanjye. Nguhimbarisha inanga Mana, ni wowe Mana yanjye. Mutima wanjye, niki gitumye wiheba? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Zaburi ya 44. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge. Mana, twariyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo, mu gihe cya kera. Wimuje amahanga ukuboko kwawe ushingamo abo, wateye amoko ibyago, kandi abura batatanya mu bihugu, kuko atari iyabo nkota yabahaye guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Mana, ni wowe Mwami wanjye, tegekera aba Yakobo agakiza. Ni wowe uzaduha gutsinda ababisha bacu, izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye. Kuko ntaziringira umuheto wanjye, kandi inkota yanjye atari izankiza, ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu, wakojeje isoni abatwanga. Imana niyo twirata umunsi ukira, kandi tuzashima izina ryawe iteka ryose. Ariko none wadutaye kure, waduteje igisuzuguriro, kandi ntutabarana n'ingabo zacu. Watumye ababisha bacu badukubita inshuro, abatwanga baratwinyagira. Wadutanze nk'intama zarobanuriwe kubagwa, wadutatanirije mu mahanga.
utangira ubusa abantu bawe, kandi igico cyabo ntucyongeresha ubutunzi bwawe. Utugira igitutsi cy'abaturanyi bacu, ibitwenge no gukobwa by'abatugose. Watugize iciro ry'imigani mu mahanga, abazungurizwa imitwe n'amoko. Igisuzuguriro cyanjye kiri imbere yanjye umunsi ukira, isoni zo mu maso hanjye zirantwikiriye, kubw'ijwi ry'utongana agatukana, kubw'umwanzi n'uhora inzigo. Ibyo byose byadusohoyeho, ariko ntitwakwibagiwe, kandi ntitwavuye mu isezerano ryawe. Umutima wacu ntiwasubiye inyuma, intambwe zacu ntiziyobagije ngo zive mu nzira yawe, bitume utuvunagurira ahantu h'ingunzu, udutwikiriza igicucu cy'urupfu. Niba twaribagiwe izina ry'Imana yacu, niba twararamburiye amaboko indi mana, Imana ntizabirondora, kuko izibihishwe mu mutima. Ahubwo twicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbago. Mwami, ivurugute, niki kigushinjirije? Kanguka ntudute kuri iteka ryose. Niki gituma utwikira mu maso hawe, ukibagirwa umubabaro wacu n'agahato baduhata? Kuko ubugingo bwacu bwunamishijwe bukagera mu mukungugu, inda yacu yarumanye n'ubutaka. Haguruka udutabare, uducungure kubw'imbabazi zawe. Zaburi ya 45. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa amarebe. Ni zaburi ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge, n'indirimbo y'urukundo. Umutima wanjye urabize usesekara ibyiza, ndavuga indirimbo nahimbiye umwami, ururimi rwanjye n'ikaramu y'uwandika vuba. Uruta ubwiza abana b'abantu, ubukundiriza busutswe ku minwa yawe, nicyo gitumye Imana iguha umugisha w'iteka. Wantwariwe, ambara inkota yawe ku itako, ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Ugenda n'icyubahiro uri ku ifarashi, uneshe, urengere ukuri n'ubugwaneza no gukiranuka, ukuboko kwawe kw'iburyo kukwigisha ibitera ubwoba. Imyambi yawe iratyaye, amahanga agwa hasi imbere yawe, imyambi yawe iri mu mitima y'ababisha b'umwami. Mana, intebe yawe ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni y'utwara agororoka. Wakunze gukiranuka wanga ibyaha, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima kukurutisha bagenzi bawe. Imyenda yawe yose ihumura ishangi n'umusaga na kesiya, inanga zo mu mazu yubakishijwe amahembe y'inzovu zirakwishimishije. Mu bagore bawe b'icyubahiro harimo abakobwa b'abami, iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye izahabu yavuye Ofiri. Umva mukobwa, utekereze utege ugutwi, kandi wibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Nicyo kizatuma umwami akunda ubwiza bwawe, kuko ari we mwami wawe, nawe umuramye. Kandi umukobwa w'i Tiro azazana impano, kandi abatunzi bo mu bantu bazagusaba kubahakirwa. Umukobwa w'umwami uri mu kirambi afite ubwiza bwinshi, imyenda yiboheshejwe izahabu. Ari buzanirwe umwami yambaye imyenda idaraje, abakobwa bagenzi be bamukurikiye, bari buzanwa aho uri. Bari buzanishwe umunezero n'ibyishimo binjire mu nzu y'umwami. Mwami, mu cyimbo cya basogokuruza bawe kizasubiramo abana bawe, niba uzagira abatware mu isi yose. Nzibukiriza izina ryawe ibihe byose, nicyo gituma amahanga azagushima iteka ryose. Zaburi ya 46. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya bene Kora babwirisha inanga ijwi rito. Ni indirimbo. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ha ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari ihema y'isumba byose. Imana iri hagati muri rwo, ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo isi irayaga. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi. Akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacuma yacamo kabiri, amagara yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Zaburi ya 47. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya bene Kora. Mwa mahanga yose mwe, nimukome mu mashyi, muvugirize Imana impundu z'abanesheje. Kuko Uwiteka usumba byose ateye ubwoba, ari umwami ukomeye utegeka isi yose. Atugomorera amoko tukayatwara, ashyira amahanga munsi y'ibirenge byacu. Adutoraniriza umwandu wacu,
niwo byirato bya Yakobo uwo yakunze. Imana izamukanye impundu, Uwiteka azamukanye ijwi ry'impanda. Muririmbire Imana ishimwe, muririmbe ishimwe, muririmbire umwami wacu ishimwe, muririmbe ishimwe, kuko Imana ari umwami w'isi yose. Muririmbishe ishimwe ryayo, indirimbo ihimbishijwe ubwenge. Imana itegeka amahanga, Imana yicaye ku ntebe yayo yera. Abakomeye bo mu mahanga bateraniye guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu, kuko ingabo zikingira abo mu isi ari iz'Imana, ishyizwe hejuru cyane. Zaburi ya 48. Indirimbo. Zaburi ya bene Kora. Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu rurembo rw'Imana yacu ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose, niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri rwo ko ari igihome kirekire gikingira abantu. Dore abami barateranye barunyuriraho hamwe, bararureba baratangara, baratinya bahunga vuba. Guhinda imishyitsi kubafatirayo, no kuribwa nk'ibise by'umugore uri kunda. Umuyaga uturutse aho izuba rirasira uwumenesha inkuge zitarushishi. Nk'uko twumvise niko twabibonye mu rurembo rw'Uwiteka Nyiringabo, mu rurembo rw'Imana yacu. Imana izarukomeza iteka ryose. Mana, twibukiye imbabazi zawe hagati mu rusengero rwawe. Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri ukageza ku mpera y'isi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuzuye gukiranuka. Umusozi wa Siyoni unezerwe, abakobwa ba Yuda bishimishijwe n'imanza zawe zitabera. Muzenguruke Siyoni muwugote, mubare ibihome byawo. Mwitegereze cyane inkike zawo, mutekereze inyumba zaho, kugira ngo muzabitekerereza b'igihe kizaza. Kuko iyi Mana ari Imana yacu iteka ryose, niyo izatuyobora kugeza ku rupfu. Zaburi ya 49. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya bene Kora. Mwamahanga mwese mwe nimwumve ibi, mwabari mu isi mwese mwe nimutege amatwi. Aboroheje n'abakomeye, abatunzi hamwe n'abakene, akanwa kanjye kagiye kuvuga ubwenge, umutima wanjye ugiye kwibwira ibyo kumenya. Ndategera umugani ugutwi kwanjye, ndahishuza inanga ijambo ryanjye riruhije. Niki cyatuma ntinya mu minsi y'ibyago n'amakuba gukiranirwa kw'abashaka kungusha ku ngosi? Biringira ubutunzi bwabo, bakirata ibintu byabo byinshi, ariko ntawe ubasha gucungura mugenzi we na hato, cyangwa guha Imana incungu ye, kugira ngo arame iteka atabona rwa rwobo. Kuko incungu y'ubugingo bwabo ari iy'igiciro cyinshi, ikwiriye kurekwa iteka. Kuko abona ko abanyabwenge bapfa, umupfapfa n'umeze nk'inka bakarimbukana, bagasigira abandi ubutunzi bwabo. Mu mitima yabo bibwira yuko amazu yabo azagumaho iteka ryose, n'ubuturo bwabo ko buzagumaho ibihe byose, ibikingi byaho bakabyitirira amazina yabo. Ariko umuntu ntahorana icyubahiro, ahwanye n'inyamaswa zipfa. Iyo nzira yabo ni iy'ubupfu, ariko ababazunguye bashima amagambo yabo. Bashorererwa ku gikuzimu nk'umukumbi w'intama, urupfu ruzabaragira. Abatunganye bazabatwara mu gitondo, ubwiza bwabo buzahabwa ikuzimu ngo butsembwe, butagira aho kuba. Ariko Imana izacungura ubugingo bwanjye, ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko izanyakira. Ntubitinye umuntu natunga, icyubahiro cy'inzu ye kikagwira, kuko napfa atazagira icyo ajyana, icyubahiro cye ntikizamanuka ngo kimukurikire. Nubwo yibwiraga akiriho ko ahiriwe, kandi nubwo abantu bagushima witungishije, ubugingo bwe buzasanga abasekuruza, batazareba umucyo ukundi. Umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge, ahwanye n'inyamaswa zipfa. Zaburi ya 50. Zaburi iyi ni iya Asafu. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka iravuze, ihamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge, niho Imana irabagiraniye. Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo, kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Iti munteranirizeho abakunzi banjye, basezeranishije nanjye isezerana ibitambo. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, kuko Imana ubwayo ari yo mucamanza. Bwoko bwanjye, nimwumve nanjye ndavuga, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ndaguhamiriza, ni jye Mana, Imana yawe. Sinkugayira ibitambo byawe, ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Sinzakura imfizi mu rugo rwawe, cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo ku misozi 1000. Nzi inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye.
mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambire Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirinza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakaba urubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana.